kugikorera twese nk'umuntu umwe igihugu kimwe icyerekezo kimwe dukora nk'igipimwe Rwanda yacu zatera imbere iterambere ry'igihugu buri wese naryiyumvamo rikaba nk'ishema rye Rwanda yacu zatera imbere igene migambi rinoze nirigendera ku byihutirwa cyane kurusha ibindi Rwanda yacu zatera imbere twite ku mihigo twese n'umuco mwiza duhora dutozwa n'intore zirusha intambwe Rwanda yacu zatera imbere dufate mego ntituyiharire meya gusa ahubwo abaturage tukayigira iyacu Rwanda yacu zatera imbere nitwite ku busugire bw'igihugu cyacu tukimakaza ubumwe tuzatura mu mahoro Rwanda yacu zatera imbere yemwe ababishinzwe nimubegera ibyanyu nk'uko mwabyiyemeje tuzagera kuri byinshi wajya afatanyije n'abagize inama y'umutekano itaguye batwugururira amarembo hanyuma barebe ibikorwa biri imbere hano abo turi kumwe imbere niba ntacyo batwaye mujye mutanga amashyi abo bose yemeze nyakubahwa meya burimo amazi angana iki kurya umuntu wavuga ati toni mwayibona cyane rwose twayibona toni yaba nta kindi tuvangamo impuguke z'umwimerere twebwe icyo tumukorera ni ukubangura tukamukamura icyo twifashisha ni imashini y'intoki ikamura ubwo iyo turangije dukoresha akayunguruzo kabigenewe ku buryo nta kanda na gake gasa hanyuma murabona ko neza gukora nawe arimo twigishije bya professional imbere yanyu bari amaproduit abanyeshuri baba turabigisha twamara kubigisha tukabasohora hanze tukabaha ibikoresho by'ibanze noneho bagashobora barisumamo bakiteza imbere ndumva mu makenesha cy'icyo imigongo ubusanzwe iranga umuteguro wa kinyarwanda akarusho kariho nuko ari umuteguro wa kinyarwanda mu biti byose ariko uyu w'imigongo urihariye kuko ari umutako wa kinyarwanda iyo wumva ukeneye gutaka umutako wa kinyarwanda mu nzu iwawe ugura imigongo ugashyira mu nzu cyangwa se ukaba waduhamagara tukaza tukagutangira inzu yawe nta kibazo uyu ukitwa ishore nguhaye izangumurire ntabwo kugira ngo wagize umuntu wize yaza akatwereka ukuntu ukoze habe n'umwe aza atwereka ukuntu ukoze nta gitsinda arakuko nta gihembo utashoboye rero ubwo ni ishoberamahanga uyu nanone witwa Ngondo hano nababwiye ko ari Ngondo ariko ni Ngondo utonesha gutonesha ni gutonesha urabona uyu uragiye ariko hano ndawujyana nkongera nkabona gutonesha uyu rero yitwa Nyamuraza Iseke no mu bindi bintu uba urimo uyu yitwa Nyamuraza uyu nanone witwa Basangira mbere ya Kinyarwanda kugera abanyarwanda murabibona ko ari Basangira aho ushobora gushyiraho ibishyimbo aho ugashyiraho ibitoki aha cyangwa se ugashyiraho ikindi kintu Basangira twese twabona Star Company abaturage b'abanyamahanga Star Company company ishinzwe gukwirakwiza amazi meza mu baturage mu turere dutandukanye tw'igihugu harimo inkambi y'amahanga
muri aho hari abo umushinga wahaye amafaranga yo kugira bashobore kugura ibifungurwa bashobore gukora mu mutahe umushinga utoraho. muri abo nyine kandi harimo abarimyi bafite 20 umushinga umaze guha inkunga yo kugira ngo bashobore kurima noneho kijyambere n'ubuzima ndetse n'iterambere hano mu karere ka Karehe ka Kirehe ndetse no mu tundi turere tw'igihugu. hano rero turimo turatanga serivisi zitandukanye, bazanye serivisi y'ubuzima ndetse tukigisha abantu uburyo bwo kosa umwana neza. mu karere ka Kirehe, mu karere ka Kirehe kandi za bikorwa twa leta yizanye ngo tubigezaho, ari ubumenyi n'ubukungu, hari uburyo bwo kwiga abana amafaranga y'ishuri, kubagurira ibikoresho dushobora gukora. imiryango itandukanye uburyo bwose butuma umwana rero abatabizi uruganda rw'abikorera ku giti cyabo, icyo dukora ubuvugizi ku bacuruzi ku bibazo ibyo byose baba bafite, yaba imisoro yaba abambuwe, ibyo tubikorera ubuvugizi tukabigeza ku buyobozi bwite bwa leta. icya kabiri, murabizi aha abanyaburundu dukemura n'impaka ziba hagati y'abacuruzi, haba kwamburana byaba ibindi bibazo bagiranye, tugira ngo tugire. amazina yanjye ni Diane Wimpaye, mpagarariye ikigo cyitwa Arcos ni Urban Conservation Society. akaba ari umushinga ukorana n'abaturage ndetse ugakorana n'amashuri. gukorana n'abaturage dukorana na koperative zitandukanye. aha ni koperative ya Kobaki ikora ikawa, Kobaki ihinga urutoki ndetse na Kobaki ikora imbuto nk'imbuto. turi muri Kigarama, noneho Kigarama tukaba dukorana n'amashuri. amashuri dukorana ari muri Gahara, Kigarama na Nyamugari. amashuri rero yo gukora dufatanya n'akarere kuzamura ireme ry'uburezi, aho mu kuzamura ireme ry'uburezi dufasha amashuri kwihangira imirimo, guhinga. hano murabona dufite akarima k'igikoni. ibi ni byo dufasha 63 Jafuri igizwe na government institution, ubwo harimo ubundi open day kubera icyorezo cya COVID-19 twaheruka kwikora muri 2019 nk'uko tuyikora ku buryo bugaragara. 2020 na 2021 twarayikoze, ariko ntabwo twayikoze muri ubu buryo, twayikoze ku buryo bw'ikoranabuhanga. iyi gahunda yatangiye kuva kuri 2026 ikaba izasozwa ejo bundi kuri 2029 kugira ngo imere neza nk'uko muri kwibona ubu ngubu. ubwo rero ndasaba abafatanyabikorwa nk'uko twatangiye kuva ejo, hari n'abandi bataraza bavuze ko bashaka kuza nimugoroba, dukomeze dusobanurire abaturage abatugana serivisi dutanga ndetse n'inyungu umuturage ayifiteho. uyu munsi muri iri murikabikorwa nk'uko nababwiye tugiye gukora nyuma y'igihe ritakundaga. ubu ndashimira ubuyobozi bwa JAF bwatangiye n'ingufu n'ibakwe. iki gikorwa tugitangiye hari ubudasa, aho ibi bikorwa byose mureba JAF yabigizemo uruhare 100%.
kandi ni imikorere dushima kandi tuzakomeza gushyigikira cyane cyane ko bigaragaza ingufu za JAF n'urwego rwo kwishakamo ibisubizo nk'akarere tuzakomeza kubibashimira kandi tubashyigikira namwe mwarakoze uko iki gikorwa giteguye neza aho ubona uruhare rwa JAF ari 100%. Imurikabikorwa ni igikorwa kiba kigaragaza ibyo mugeza ku baturage, ibyo mukora mufatanyije n'akarere, ariko akaba ari n'umwanya wo kubona icyo twakwita feedback kuva mu bagenerabikorwa. Turabasaba ko mukomeza kugikoresha, ko stand zanyu ziba ziriho abantu igihe cyose, kandi nk'ubuyobozi bw'akarere icyo tubasezeranya ko ku bijyanye n'umutekano no kumobiriza abaturage tuzabikomeza kugira ngo iki gikorwa cy'imurikabikorwa kigende neza kandi namwe nk'abafatanyabikorwa mukibonemo inyungu nk'uko mwari mwabiteganyije.